Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza nta kibazo. Niba uri mushyashya hano ngiye nitwa Cyusa Edusa. Nk'ibisanzwe rero nkomeje kubashimira wowe ubyuka mu gitondo, wowe ugesa nimugoroba ugafungura video yanjye, ukajya kuri YouTube channel yanjye ukareba ibiganiro mba nakoze, ukareba video mba nakoze, ukareba inyigisho mba nashyizemo. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nawe mushyashya ndagushimiye ko ugiye gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ariyo yawe, ariyo Cyusa Edusa. Rero nkomeje kubashimira, ni ukuri kw'Imana, Imana yo mu ijuru ibampere iki umugisha. Tudatinze rero uyu munsi nabazaniye topic ivuga ati ese bya bindi wowe ubwawe bigutera ipfunwe wabyimaramo gute? Kandi ndabizi ko abantu benshi duterwa ipfunwe nuko duteye, duterwa ipfunwe naho duturuka, duterwa ipfunwe nuko twareze cyangwa imiryango yacu. Rero icyo nshatse kukubwira hano, ese ni ibiki wakora cya kindi kigutera ipfunwe kikagira ute ukakimaramo, ugatangira ukiyubakamo icyizere, ugatangira ukabona ko nawe hari ikintu washobora. Tugiye kuganira rero ku ijambo riri mu cyongereza ryitwa insecurities. Ese insecurities ni iki? Insecurities ni cya kintu kigutera ipfunwe kuri wowe, bya bintu bigutera ipfunwe kuri wowe, ukahora wumva ko hari ibintu abandi bashobora wowe utashobora, ukumva ko hari ibintu, mbese ukitakariza icyizere bitewe n'uko uteye, bitewe n'aho wavukiye, bitewe n'uko wize. Rero ni urugero, ugasanga nk'umuntu yambara mini kandi nawe akagombye kuyambara, cyangwa ukunda kwambara mini, wabona umuntu yambara ugatangira ukibreming, ugatangira ukicira urubanza, ukavuga ati si ukubera iki njye ntakambara mini, njye sinakambara mini, mfite amaguru mabi, njye sinakambara inkweto zifunguye, mfite amano mabi, njye sinashyiraho plante, mfite umutwe mubi. Iyo ni insecurities wowe ubwawe wifitemo. Rero uyu munsi aka kanya nicaye hano kugira ngo nkumaremo ibyo byose, nkwigisha uko uzabyimaramo kugira ngo urusheho kwigirira icyizere. Rero guys, nihereyeho, iyo niyo insecurities. Nihereyeho nkanjye kera nari mfite insecurities yuko ntashobora kwambara inkweto zifunguye. Wapi pe, sinajyaga nambara inkweto zifunguye. Umva, nambaraga inkweto zifunze kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. None insecurities nayo mfite ni iyihe guys? Nayo mfite insecurities yo kuvuga ati, mfite insecurities yo kuvuga ngo mfite ikirenge kibyibushye. Iyo nambaye inkweto ikirenge ziri open, ikirenge kitakimera gutya. Umva, nkora niyo insecurities nkajya mu gihe cy'imisagara muri cagwa kugura udukweto dufunguye. Umva, nazigeza mu rugo nazambara kangahe bikarangira nziretse, bitewe nuko ndi kwibona mfite ikirenge kigize ute kibyibushye. Wowe ushaka kuba wifite insecurities yuko ubyibushye cyane, ushaka kuba wifitiye ipfunwe yuko wenda ufite mu nda hanini, ushaka kuba wifite ipfunwe yuko ufite amatama manini, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero icyo nicyo tugiye kugira ute, nicyo tugiye kuganiraho ku munsi wa none, nicyo tugiye gukurikirana aka kanya. Rero ubu ngubu ukurikirana ikiganiro kuva gitangiye kujya gisoje. Hari igihe nshobora kuvugamo aka gatatu kandi ariko kagufasha, hari igihe nshobora kuvugamo icya kane kandi icyo cyagufasha. Rero kurikirana ikiganiro mpaka kirangiye guys. Tudatinze, ese insecurities wowe ibigutera ipfunwe muri wowe wabyikuramo ute? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Ugomba kwandika, ugomba gufata ikayi n'ikaramu ukandika za insecurities zawe zose ufite. Mfite mu nda hanini, mfite ikirenge kinini, mfite umutwe mubi. Umva, uzandike uko zakabaye zose, nurangiza urebe imvano yabyo. Imvano yabyo, hari igihe tuba mu mafamiye bitewe n'ukuntu tumeze n'ukuntu duteye n'aho twakuriye, ugasanga bagukubise ikizina, ngwe uriya ni kirenge, ngwe uriya ni ruda, uriya ni duburatete. Ugasanga uko bakwise duburatete
biragukurikiranye mpaka iyo akaba ari ya insecurities ya ukaba udashobora no kugura n'ingofero ngo uyambare bitewe n'iki no kwakugagura idubara tete ufite igitwe kinini umva rero kubyandika ukareba imva n'imvano y'iyo insecurities ufite niyi hari igihe umwana akora aba ari mutoya akaba akunda kugira ute akaba akunda kwirira ibiryo umva iwabo akatamwita ruda umva ugakora wumva ko kuri ruda ugakora wumva ko kuri ruda umva ako gakanzu ntugashyiremo ako kajipo ntugashyiremo ugahora wumva ko ushaka kwambara igishati kigeze ririya hirya wumva ko ushaka kwambara igipira kigeze hariya hirya ariko iyo umaze kwandika iyo insecurities yawe ukareba imva n'imvano hari igihe kera baba barakwise nka ruda wakura yandika agenda ugasanga uracyafite ya insecurities kandi ikibigutera cyarashize ugasanga warukira afite ikirenge gitoya kinini sorry kubera ko no kubura umwana no kugira tutashobora kujya gushaka urukweto rugukwira neza utarisobanukirwa wakura wabona urukweto rugukwa kandi rugufitinze iyo insecurities yo kumva ko ufite ikirenge ngo gusa ubu nanjye nabona inkweto inkwirara ngo gusa ubu nanjye ngo nabona ngo sandari nziza ngo ngendage nagatoranyamo rwa rusandari rwanyuma ngo nashatse umuntu ucuruza inkweto ngo ndamugati ntuzajya ubona inkweto nini yaje mu nkweto zose ujye umuhamagara iyo ni insecurities guys kandi mu by'ukuri kera wambaraga nka 39 ubu ngo wakambara 38 kera wambaraga 45 ubu wakambara 44 cyangwa 42 ako ufite insecurities yawe utayisolvinze ngo urebe icyayiteye uvuga ati akubundi se ko bavuga ngo mfite ikirenge kinini koko mfite ikirenge kinini ese ko bavuga ngo mfite mu nda hanini koko mfite mu nda hanini ugasanga ese ko bavuga ngo mfite umutwe munini ese iriya plante nyisutse ntabwo yambera ugatangira ukibaza uko rero ibyo uri kwibaza ni ukureba imva n'imvano ya insecurities wowe ubwawe wifitemo rero iyo umaze kuyimenya utangira kugira ute utangira kumenya icyo ugomba gukora tugeze ako ni akantu ka mbere ugomba gukora kwandika insecurities yawe we warangiza kuyandika ukareba imva n'imvano yaho ibyo bintu byose ibyo bigutera ipfunwe byaturutse ashobora kuba ari muri famiye iwanyu bakwise kirenge bakwise kiri ku maso ibintu nk'ibyo ngibyo nawe murabizi no guys none iyindi insecurities ngiye nifitemo nifitemo ko umuntu mugufi w'igikara atajyambara ikanzu ya droite nizere ko namwe hari abantu bafite iyo insecurities nari narishyizemo ko umuntu mugufi w'igikara atagomba kwambara ikanzu ya droite kandi niko nakuze kuko numva ko bitashoboka umuntu mugufi yambaye ikanzu ya droite ntimubera nibyo bintu nakuze bindimo kandi koko si urebye ubona ko abantu bose b'inzobe abantu bose uko aho bava bakagera b'inzobe aribo bambara amakanzu ya droite akababera si ari umuntu mugufi w'igikara n'urugero wambara ikanzu ya droite ikamubera ariko kubera ukuntu nakuze meze gutyo numvaga n'ikanzu umva ikanzu sigeze ntangira ku mubiri bitewe nuko numvaga kwitambera kandi kuko naho twadutuye n'abantu twabanaga babate eka burya amakanzu n'abantu barebare kandi b'inzobe ugasanga naye mfite iyo insecurities gato irakanzu ntago ari yanjye ngiye cyane no kwambara ipantaro no kwambara iyo kabutura ubundi nkagenda nakuze nta kanzu nimwe ngira guys murumva iyo insecurities murumva katari akababaro ikintu cya kabiri rero ugomba gukora ugomba gutangira gutraininga iki ubwenge bwawe ugomba gutangira gutraininga umutwe wawe ko za insecurities zose wari ufite zigiye kuba positive ukibaza ati ibyo nababwiraga ese umuntu muremure w'inzobe koko ne wambara ikanzu ya droite ikamubera muri icyo gihe rero iyo ubonye ko n'umuntu w'igikara ikanzu ya droite yamubera kandi mugufi icyo gihe umva iyo insecurities wayitsinze rwose icyo kintu cya kabiri rero nicyo kuba watangira training tangira
wiyumvemo ko ibintu byose wapfobyaga muri wowe ubwawe bigiye kuba positive. N'urugero nkanjye insecurities yo kuvuga ngo ntabwo ngomba kwambara inkweto zifunguye, ukuntu yamvuyemo. Naragiye ahantu bacururiza inkweto, ndeba agakweto ndagakunda, nkakunze kandi kari gafunguye, mbona nshyizemo ikirenge, mbona karambereye, ndagatahanye ndakaguze. Bukeye bwaho nkajya mbona koko, nkabona nanjye byibuza hari inkweto ziri open zambera. Ntabwo inkweto ziri open ari z'abantu bafite ikirenge gitoya kandi cy'inzobe. Rero naho insecurities yanjye natangiye kwirwanya, natangiye kujya ngerageza ibintu nita ko ari negative kuri njyewe nkabihindura iki positive. Natangira kagakanzu nangaga kera banserezaga ngo nta muntu mugufi w'igikara ngo ubyibushye ngo wambare ikanzu ya droite. Umva nangira kujya njya ku isoko nakabona nagakunda nkakatahana nkakambara, nkabona biri kuvamo. Rero iyo ibintu byose byari biri negative, izo insecurities byaguteraga ipfunwe kuri wowe, utangiye kujya ubyiyegereza ukabihindura ibintu bijyanyabyo byiza kuri wowe. Umva iyo insecurities byanze bikunze iragenda. Ikindi kintu cya kane navugaho, ikintu cyo kuvuga ngo rekera kwigereranya n'abandi, rekera kwikompara na mugenzi wawe, rekera kubona umuntu uteye gutyo wikompare nawe. Umva kwikompara na bagenzi bacu, kwikompara n'ibyo tubona, ibyo nibyo bituma insecurities zawe zizamuka, nibyo bituma ibigutera ipfunwe birushaho kwiyongera. N'iki gihe hajeho ibintu byo kubona umuntu muri rusange, unamubonye n'ahantu sunamuzi, ukahita wigeranya nawe ukavuga ati Mana, kubera iki koko, kubera iki? Niho amadepresiyo ari guturuka, niho agahinda gakabije kari guturuka. Rero ikintu cyo kwigeranya n'abantu gihagarike. Nimba ushaka ko hari ibigutera ipfunwe, nimba ushaka ko ibikubangamira byose ubyikuraho, rekeraho kwigereranya n'abandi, rekera kwigeranya n'abantu. Urugero nkanjye, iyo nza gukomeza kuvuga ngo ese inkweto zifunguye ni iz'abantu bananutse, kandi koko nabona umuntu ufite akarenge kananutse nkabona afite akarenge keza, nkajya nikompara nawe, umva kugeza izi saha ntabwo mba nyambara, mba ntarambara inkweto zifunguye. Kandi inkweto zifunguye murabizi akamaro kazo, muri iki gihe cy'izuba ntizigira ntizigushyuhira, ntizigira ute. Muri iki gihe rero nakagombye kuba, mbese igihe kiba kigeze, ndabivuga gute, igihe kiba kitaragira ngo nambare ya nkweto ya ifunguye, kubera iki kwanigeranya n'abantu. N'ikindi mba ntarambara kagakanzu ka droite, nkakomeza kwivata po subura muntu wo kwa runaka ni inzobe, ni muremure, yambara agakanzu kakamubera, ari busongeye nagashyamo kakambera we. Ugasanga uracyafite ya insecurities, ariko utigereranye nawe, ugakora ibyawe ku giti cyawe, ukamindinga your business. Umva ndabizi ko insecurities ufite yashira. N'urugero kamubwire, nimba ufite nka insecurities yo kuba ubyibushye, ntago ari wowe wenyine mu gihugu ubyibushye, ntago ari wowe wenyine mu gihugu uteye gutyo, ntago ari wowe mu gihugu ufite umutwe munini. Urumva bya bindi bya kera byacu byo kukwita ngo dubura tete, byo kukwita kirida, ufite utuguru tunanutse ngo ufite kirida. Umva urebye mu Rwanda ukareba n'ahandi hose, ntago ari we wasanga ari wenyine ufite utuguru tunanutse oya. Rero iyo umaze kuvuga ati kuvuga ngo ugiye kwigeranya n'undi muntu ufite amaguru abyibushye, ntahandi ushaka no kugira ya depresiyo. Rero kwigeranya n'abantu, umva icyo ngicyo nacyo kizagufasha kugira ngo ya insecurities yawe igire ute ishire. Ikindi kintu nakubwira aricyo cyanyuma tugiye gusorezaho, ni ukujya kure ya insecurities yawe. Nkanjye ubu ngubu rwose kuvuga ngo inkweto zifunguye, umva ni nazo nsigaye mfite arizo nyinshi. Kubera iki? Nagiye kure ibintu by'ibirenge bibyibushye, ibintu byo kuba ndi mugufi nanabyibushye ndi n'igikara, ibyo byose nabivuyeho.
nagiye kure. Nawe rero nimba uzi ko ni urugero hari ukuntu umuntu aba ateye, yajya muri miruwari yakibona akumva yiciriye urubanza. Umva, nimba uzi ko miruwari hari igihe ijya igutera kujya kure, yireke uyiveho, kuko iyo uyigiyemo igutera nyine kujya kure. Nimba uzi ko ufite cya kirenge kirekire cyane, wigomeza gukominikana na ba bantu bakubwira ati nimba aba nagusereje ngo kirenge, mureke. Nimba uzi ko ufite amaso manini, umva, ahubwo iga kuyatereka, kugira ngo wa muntu uzuguba ngo uriya muntu afite amaso ngo bamwita ngo numvaga kera bavuga ngo kiri ku maso. Umva, ahubwo iga kuyatereka neza, abantu bajya babona avuga ati wawe. Rero jya kure insecurities yawe. Ibyo nibyo bintu numva twaganira guys. Ikintu muri iki gihe dutewe ipfunwe, muri iki gihe dutewe noneho abantu babyibushyeho, mana yanjye. Umva, umuntu ntagishaka gusohoka, umuntu ntagishaka kwambara agakenda kagiye kuri taye ngo nuko ngo abyibushye. Icyo kintu cyo kwishyiramo ngo ubyibushye, none se abantu babyibushye ntabwo baberwa? Abantu babyibushye ntibaberwa? Abantu babyibushye ntibambara agapantaro kababera? Abantu babyibushye ntibambara agakanzu kakababera? Abantu babyibushye ntibamva? Ariko urabona umuntu ubyibushye waberwe, wambaye neza akaberwa? Umva, nicyo kintu cya mbere kibaho cyiza. Nimba ubyibushye rero, iga kwambarira imiterere yawe. Nabakoreye video y'uko wakambara bijyanye n'uko uteye. Genda uyirebe, ndabizi kuri ukuyemo inyigisho, kandi na insecurities yawe wari ufite irakemuka. Umva, muri iki gihe insecurities abantu bose bafite ni uko babyibushye. Mumbabarire, nanjye nariyakiriye. Umva, nariyakiriye, iyo ngiyo rwose insecurities ntikimbaho, sinkikozwa. Kubera iki? Kubera ko nabonye ko hari n'abantu babyibushye baberwa. Kwa ko nabonye ko hari n'abantu babyibushye babaho kandi bakabaho igihe kirekire. Rero witangira kwibreminga, witangira kwitesha agaciro, witangira kwipfobya ngo iki. Naba abantu bumva ko nta kintu na kimwe bashoboye, ndakwinjiza ngo niyo nawe insecurities ishire. Guys, rero ndabakunda cyane, nagiye mbaha ingero za insecurities zanjye, waziheraho nawe zikagufasha. Kandi ndabizi ko iyi video yakugirira umumaro, uyirebye mpaka irangiye, kubera ko harimo inyigisho nyinshi. Nanjye ubwanjye nabanje kwiga, nanjye ubwanjye nabanje kugira ute, sinagusharinga ikintu ntagerageje, ntibibaho. Rero ndabakunda cyane, mukomeze mushyigikire, musharinge video zanjye zigere kure, tugere kuri rwa rwego ubwacu, natwe ubwacu twica twavuga ati twarakoze, twarize, twaramenye, twungutse ubundi bumenyi. Naho utaha rero ntuzacikanwe n'indi video. Ni kwa mbere no kuwa kane, kandi ikindi hari igihe ziba 3 bitewe nuko iminsi imeze. Ndabakunda cyane rero, bye bye.